wowe urakomeza kunzanaho imiswero ndi guswebwa mu nda nta soni ugira. Meze neza we iminsi maze icyo kwa urabona ukuntu amafaranga yabuze. Dore inzoga isigaye muto igeza Iri joro muraburara. Iri joro muraburara. Habe n'igiceri cy'ijana. Bose nawe bimeze bite? mureka bariho shiba ibiyoga nagazi yuko ibyo kurya nabyo byabo. Mani nje niburiye ibiceri mwebwe bimeze bite? Ntaswi ngichaka. Ntaswi ngichaka. Ndi gutekereza ahantu ndakura amafaranga nahabuze natetse imitwe bose wapi. Kuri impande nta n'ibigabo bigicamo ubona ukuntu yabitubura. Ibigabo se sha gusa nyine hari igitipe byantendeka. Kirambwiye ngo kigiye mu kazi ngo duhure. Ndi kureba ukuntu ndagikuraho ibiceri mani byanze. Gabanya ubujiji se mani. gusa gatekereza Ukaba utari wagenda? ukaba utari wanamuhamagara ngo vaye Ngenda ngiye kwambwiye ko agiye mu kazi ko agiye kunyura hano. agiye kunyura hano mu rugo arahazi Ndi kuvuga se njya kumusura mwibe n'ikigaze nkigurishe. Twongeye twarije. Ukuntu twari. Cyamuvana imbere. Icyo ugomba kugikuraguza umva nyine wowe. amenyo Ntabwo uzi plan Kandi agiye kunyura aha ndamukura ute? ntabwo uzi password dukoresha se. Gombki. Ubwo urigisha. Ibintu ubikore igihe cyose. Password ntabwo uyizi ariko Niyihe? uzamenyera imihanda. Ntabwo ndagiwe ngo mwibe n'akagaza cyangwa ikimatera nyiteze kuri make. Agiye kuzana agatelefone afite se agiye kuziba ko nta mugabo ugenda vide. Icyo cyo kimenye password nzi neza kuyizi. Umuntu kanzanemo urugo ry'imani zari yuko. Ngibe se yo kuri telefone ngiyoherereza. Mani ntukanzanaho imiswero kandi ndi guswebwa nta soni ugira. Kandi ibintu nizere ko urabikora neza. Ikora ute? Wowe urakomeza kunzanaho imiswero ndi guswebwa mu nda nta soni ugira. Comoka rero yenda kuza. Sibyo? Niba uzi ko kugera iwe mu rugo bidashoboka ukoreshe plan B. Ndayikoresha nahise nanabyumva wowe comoka yenda kuza. Comoka. Kwaje. Reka ngende. Ase ndagenda Comoka mbere ma. y'aho turahurira. We aransanga hano. Urumva? Ehe. Wowe nyine turahita tubikora kwaje. ibintu murimo Urashaka kugira yarya wenyine none umva so munda bizi biri se. kuvuyanga munda biri Genda mani dore yenda. Ngenda ngehe. Ihute nyine murahura wowe. Uramenya kandi uribesha ukancikana ayo mafaranga. Mani Kugira genda. gutya. Genda ndabona ya. Ruvuvu TV turabize uruwa mbere ni rwo rwacu yego turakwizera kabisa iyo tugarutse kuri screen ibyishimo abafana bose baravuga ngo ni bo bambere Shana warabuze. kuvakura kuri phone ndakubwira Umeze ute? meze neza Umeze neza. neza we iminsi maze icyo kwako naragutegereje ngo use no mu rugo ndahera Shana nakubura. Umeze ute? Kandi kumva ndashaka kukurekura. none se wazansanga mu rugo mbega ko ngiye ku kazi wazansanga mu rugo ko ngiye ku Aya kazi nzoza kugusura. baza konsora Nzoza kugusura. sibyo kucyumweru kubona ariko Icyumweru. Aya ngomba kuba ntwaye. ngiye mu kazi ariko Ko ndi kumva nakomeza kuguhora. nanjye nari kumbuye cyane sibyo ariko umva kucyumweru ni ngombwa ko unsanga mu rugo sibyo kucyumweru Kandi mwana we numva natwawe. oya kandi gikwihuta Numva natwawe. kwihuta ngiye mu kazi Uri kwihuta? sawa Icyumweru nzoza kukureka. oya ndaguhamagara kuri phone muri gahunda yo kucyumweru sibyo Naniza nani gutanga. mu rugo si uhazi wa mugabo wumva ndi kuguhamagara ntiwumve mu mufuka wawe uri kubona hari ikintu kirimo sisi phone reba n'amafaranga byose uri kubona ubifite mu mufuka
ariko abantu bikige mugendaga mu mumeze nk'uko akaramba sigaranyemo senkani mu bihumbi ntabwo byashoboka nshakira ibihumbi 5 nkora njya bakoze mu mufuka bashanye amafaranga na telefone siko mpuye na sheri wanje gusa undi wabo nyibye mwe muhagararanye inyuma ya hariho abajura ndanye amafaranga nkorekeye batari barenga 5 mubiruke igiceri cya senkani cyo gise nakora 50 mu ruyi mugina aza ndakora 50 mbese wari uriye mbere narindi harandi kubagarabira byatsi ngo bikikuruke bive ko ntuza ko imbere y'urubaraza kuba uramukobwa mpuye nawe no bayo uhanyereke dore banyuzara bari tunakwizera kabisa iyo tugarutse kuri screen ibyishimo nangahe n'uyu mu telefone no iyi telefone sha aya nangahe wawe tugiye kurara turi numva feri ya mbere nabonye ko nzi feri ya ubwenge mbere urukato rwanjye ruracitse mu bimenye feri ya mbere aya mafaranga nayo kurya tugiye kugura kawunga n'umuceri n'amakara nuko njye nambara ibirenge none se yutayebona turareba ukuntu sinkaho tuyaranja kuvuga iki wakoze iki waretse urukato rwanjye rukamanza rwadodeshwa aya ntabwo ngiye kuvuga ngo ni baro ndumva umutima wenda kumvamo neza mani kuramo yenda dodesha urukato rwanjye ntabwo ugiye kujya oya kuya nta kibazo ni senyisa ndayagwa ayandi turayahamo ibyo kurya mani inzara yenda kutwica comereza ariko uyu munsi ndarara ndi gutitira mana we njye narakubwiye numva rero ubu buzima ntukabuzanemo imiteto oya sha urugo tetera kibarindi azanyica azanyica uzamukuremo umwuka ari wowe nta soni azanyica mva mani mwaretse tukava ahantu tukajya ndayabare azanyica mwana ndababwiye kubabarira amafaranga ku karubanda tugenda tujya kubarira home mani ibyo ni ibiki muba murimo nta muntu ubarira amafaranga ku karubanda mwagiye mumenya imihanda mugiye mwaza tukaje dutahe dusubire muri ya nzira twitemo ariko burazi ureba bishogosha uriya mukobwa niwe nemeraga no mu maraso uriya mukobwa nubwo waramwemeraga ariko umenya ngo ni umujura wabanaga nawe yakoraga mu mufuka nyine apasi w'inyuma nkaguca wewe ukagira ngo ari kuguhobera n'urukundo no kumva ubutoki ari gukura mu mufuka ari gukuramo amatelefone n'amafaranga kandi ari we umva mu buzima nari ngiye kuri banki ngiye no ku kazi ubwo rero nyugo no kubera n'ubugogi bwawe witirwa ngo utuye hano mu mujyi ngo wanyine mu bipangu